Kevin wasanze tuzaba hehe? Kate umbabarire nasaze natahita nshinga urugo. Kevin byihorere n'ubundi ndambiwe guhora nkwinginga. N'ubundi mfite umuntu nk'uwo. Kate umbabarire gusa nizeye ko tuzongera tugahura. Mark noneho ndaje. Mark noneho ndaje. Mark ntabwo wabinkora. Mbabwire Kate ntabwo nakwihanganira kubona uzi unsanga ari uko abandi bose byanze. Ndagukumbuye mwana wanjye. Se kuki wagiye utavuze? Pasaka nizere ko uzagaruka. Ntago azagaruka. Uvuze ngo iki? Ndavuze ngo ntago azagaruka. Kuya kivuga ngo umwana wanjye ntazagaruka. Impamvu ntayo uzi? None se urayizi impamvu ituma wowe uvuga ngo umwana wanjye ntazangarukira? Cyane rwose niyo mpamvu ituma ndi hano. Kubera iki wumva yuko umukobwa wanjye atazagaruka? Kubera ko yarapfuye. Ngo iki? Utongera kwica umwana wanjye mu magambo kandi ari muzima. None se urabizi neza ko ari muzima? Aho wari waragiye hanze kuguhira none ugarutse gutesha umutwe. Ariko ubwo uribuka mbere yuko ugenda ko habuze gatoya ngo nyice. Ariko ntabyo nakoze. Cyangwa uzi ko nabyibagiwe mbere yo kunsambanyiriza ubwonko. Tuva hano ugende. Shuwa nubwo uri umwana wanjye ntago nakongera kukwakira mu rugo rwanjye harabuze gatoya ngo nyice. Ariko mama wibikigonye wibumuswa. Tanya no kunukira mu rugo rwanjye ntitusohoka n'ugende. Tongera kunkoraho. Please don't touch me. Aho kugira ngo umfashe dushyire hasi bari abaginga bise Kate none uri kunyirukana. Urana bazi? Nabuzi. Ni bande? Tekereza neza umva bari bafitanye ikibazo na Kate. Joshua na kari agashinzi yagize umugore. Nibo babiri inyuma. Noneho niumva ko utangiye gutekereza nka mama. Bariya baginga bagiye kubona ukuntu bigenda iyo kimwe n'umuriro. Oya nta mpamvu yo kwiyanduriza intoki kandi mari. Ngaho mbwira ufite uwuhe mupango? Biroroshye. Icyambere giye kubanza ndebe umunyantege nke ubarimo ubundi mwiyegereza. Nimara kubageramo nzahita amenya aho kumenera. Ubundi mere ruhande bice nk'injangwe ugeze mu mbere. Umfashije wahera kuri Joshua no kuri karaga kuba ngo nakagore ke yashatse. Mama sinigeze mbaba hafi ariko nahoraga nkurikirana kugira ngo numve ko mubayeho neza. None ba Joshua bishe umuvandimwe wawe. Uwo nzacurwa nzamuca uduce duce. Bisa nkaho aho wari waragiye hatumye ubugome bwawe bwiyongera. Ariko ubugome bwawe bukoma uraheye.
ahari mbukura ku babyeyi. Meze bite mani? Fresheri. Nari. Nta kibazo kabisa. Uvuga hehe mwa? Naragiye mu kazi none ibintu bikomeje kwanga. Ubu naragarutse nyine nkomeje kuba umusuderi. Harya ukurana na maka? Mani nyine tuba turi kugerageza ngo turebe ko hari icyo bizabyara. Shase weho kuri umwana w'umungagari byaje gucamo. Nabidanje mani nanjye mba ndi ku nkoni. None se mani amakuru ya Kate? Heruka bamutwara umugabo. Byihorere mani bamutwaye umugabo none ubu ngubu yaragiye. Kandi numvaga nzamuhoza amarira. Burya bwose se waramukundaga? None se ubu ntabwo muzi aho yagiye? Byajoro kubukwe twarabonanye. Ariko nyine yari yataye umutwe. Arimo kumbwa ngo mugire umugore kandi njyewe. Yebana nta kintu narindeho rwose ku buryo nari kugiye kumugira umugore. Yakubwiye ngo mubane? Gucyo gusa se gucyo gusa ngo mubane cyangwa shamwe ari musanzwe mupanga? Mani wowe ibyacu ntago wabimenya. Ibyacu ntago wabimenya kabisa. Sha ndi kubona byarakubabaje. None se wagiye kumushaka? Ariko sibo wamenya umuntu umushakira he koko. Na mama we yarimutse. Aha, sha ndi kumva ari urugamba tu. Uriya mukobwa mani nari nangiye kumukunda. None se waramukundaga kandi sheri wawe ari Oruga? Mani Oruga bayigize umuntu wa danje. Nta nubwo yaguha n'umupurimani. Yigize umurokore wa danje. Ubwo nyine by'imipuri ntago bimenyereye. Kereka nimba nta mubiri afite. None se ibyo ngira agiraho kwigira umurokore. Abandi bose bura nabatambaza. Nyine ubwo niko babaye nta kundi. Ngiye ibyo bintu naranabiretse. Nge mani ntago nabasha kubaho nivu yanga. Ubwo ibyanye ngiye kubishakira ahandi. Aha nimba ubishoboye nyine ubwo komeza wivu yange. Komeza wivu yange tu. Cyane nanjye nyine nari cyane kugira ngo ngutere pisi nk'umujama wanjye nabirenze kabisa. Naribi nanjye ubwo nyine mba ndimo gucafuza udukweto kugira ngo ndeke ko najya ku mihanda ameze neza. Ugomba nyine kujya kwivuyanga usa neza. Shamani gusa nyine ndumva Kate babaje kabisa. Ku munsi w'uke bamuraburize kuri ya man. Bura ntago wamenya cyabiteye Joshua. Gusa yarahemutse tu. Ariko basi yora nizeye ko urugo rwe rukomeye. Harya hashize amezi angahe? Na 5 na 2. Mani yashije amezi 7 Joshua akoze ubukwe. 7 subungu barashize. Yego ko man. Mani ibihe birirukanga. Mani ndumva ibintu byarahindutse kabisa. Harya wowe amashuri yageze. Nyine abandi bari muri stage. Nuko ngiye nabonye stage nta kigenda nkabyihorera. Ubwo se ntago bizakubuza amanota. Reka shatwe gwe tuba turi abarijeni. Sha ndumva amakuru ya karitsiye nyamenye kambe ntashye. Ugenda se. Mani kangiye mu kazi mani ubu mari karantegereje. Sha mani ntari bituri kumwe. Sha nari yaje kabisa. Jama wanjye nyunguye igitekerezo. Kate ndaza kumushaka. Sheri wewe waramutse. Kumbura maso. Neza ko sinziriye, kumbura maso. Sikiye byutse mitambyumva. Umeze utese? Meze neza. Nanjye meze neza. Ungiye gutwara umugenzi wandajeho gahunda. Jya mu kazi nyine nta kibazo. Okay, ngaho reka njye mu kazi turasubira. Ariko sheri hari akantu nshaka kukubaza. Nyine urabizi ko twe twaraboneje kugira ngo tutabyara. Kubera nyine tuteye twakiteguye. None uriteguye se? Nyine icyo nendaga kukubwira, agashinge nari nariteje ka mezi 2, kamaze iminsi karangiye. Mwizere ko udashaka ko dushyira amakanya. Oya nabyo nshaka. Bivuze ngo ugiye kumbyarira akabebe se? Ahubwo ndakeka karagize.
oya shawe nyinisha shere ndi gukeka ko ntwite. ntiwumva ahubwo akira amafaranga agenda ubutubutu guhera uyu munsi ugiye kuyirya neza sha akira ngira ngo nimushaka Mwiriwe neza. Yiriwe. Mfitemo za batiri nini za gatoshe. Reka ndebe ko irimo. Ni iyi ngiyi ushaka? Yego ni iyi ngiyi. Iyi ngiyi ni original nimero ya mbere. None si iyi ngiyi nangahe? Iyi ngiyi igura 5 yonyine. 5 yose se? Basi nka 3 nayishyura. Ubwo ari wowe basi nka 4. Akiraho n'insanga atari original tuzabonana. Sawa murakoze. Ariko we buretse. Suri umugore wa Joshua? Yego ni njyewe. Joshua ari inshuti yanjye nawe ajyaga ntwara iyo nabaga ngiye kugenda. Ko mbona nakuzi n'akazi. Nari ndi i Kigali niyo mpamvu nabonye akanya ko kuza mu bukwe bwe. Okay, nakundi. Ariko hano mbafitemo akagifuti nari nabiteguye ku munsi w'ubukwe. Noneho ziri n'ibiki kandi? Ubwo nibwo bushobozi nari mfite nyine nabanga ririmo ni agasukari. Ni agasukari? Ako ni agasukari nyine uzajya ushyira mu gikoma. Reka ubu nakira impano ntazi umuntu iturutseho. Ese ubu Joshua namubwira ko ari iki? Okay, umubwire ko ari mushuti we Zera. Zera? Iryo zina ko ari ubwa mbere mbyumvishe. Nyine ni umushuti we wa kera nyine ubwo ntabwo yakumbwiyeho. Uzi ko harimo ibiro 2 by'isukari? Sawa murakoze.